nta muntu uriho umwuka wa shitani ngo wahishurirwa ikibi kuri wowe. Icyo nacyo kijya kibabera ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana agaragaza ibyiza, ibyaciye mu kanwa k'abahanuzi, ibyaciye mu kanwa k'abavugabutumwa, akanwa kose katuye umugisha kuri wowe, ibitangaza by'Imana utaronse muri aya mezi yose maze kuvuga. Humura, turacyafite Imana. Humura, haleluya. Imana igiye kubiguhereza muri uku kwezi kwa 12, kuko ntago twarangiza umwaka Uwiteka kuri mu mwenda. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni ukuri ndanezerewe cyane, ndishimye cyane ku bwanyu. Ni ukuri ndumva kubahobera byari kunshimisha kurushaho, ariko biragoye kugira ngo buri umwe mugereho. Ariko aho uri, ni ukuri wumve ko nguhobeye mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri ndaguhobeye, kandi ndaguhobeye. Nsubiremo ngo ndaguhobeye mu izina rya Yesu. Imana nyiramahoro rero ikomeze ibampera imigisha, kandi ubutwari ndetse n'urukundo rw'Imana bikomeze biganze ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Haleluya. Ndashimye nyiricyubahiro rero waduhaye uyu munsi kugira ngo nawo tuwunezererwemo imbaraga zayo. Suko ibyaduhigaga byari birangiye, byaducaga intege suko byari bishize, ahubwo aho hose twahoraga tubona ukuboko kw'Imana, aho hose twahoraga tubona ineza y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka rero mbashimire cyane, by'umwihariko mbabwire ngo uyu munsi udasanzwe ni umunsi wa mbere w'ukwezi kwa 12, cyangwa se ni itariki ya mbere y'ukwezi guhera umwaka. Nanone Imana itubongeje ngo dusoze uyu mwaka turi amahoro. Ndafite ibyishimo bidasanzwe cyane. Uyu ni umunsi wa 17 kuri gahunda y'iminsi 40 dusengera igihugu, dusengera ivugabutumwa, ndetse dusengera na bene data dusangiye kwizera bose muri Kristo Yesu. Ni ukuri nubwo wabonaga impande zawe hari byinshi bihaca, ariko hari n'umuntu ugukunda witwa Prophet Ezechiel. Ariyo mpamvu ntacogora buri nijoro, buri kumanywa amavi abari hasi, kugira ngo dusengane, kandi ngamije ko utera imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Imana itugirire neza cyane. Rero ndabakunda cyane, mbikuye ku mutima. Ndabakunda mwese aho muherereye, yaba abari mu Rwanda, yaba abari muri Kongo, yaba abari muri Uganda, yaba abari mu Burundi, yaba inshuti zacu ziri aha Tanzania cyangwa se za Kenya, ndetse yewe abari ku migabane y'i Burayi, Amerika, za Canada, ndetse abari mu Bubiligi. Mana we, nabivuga nahera, nabivuga natinda, ariko mwirambire. Imana ibuzuze umwuka wayo mwiza, Imana ibuzuze umwuka wayo wera. Ndabakunda cyane. Haleluya. Uyu munsi rero ngarukanye namwe mfite ihishurirwa rishya, ariyo mpamvu ngira ngo ndibasangize, maze dukomeze tunezererwe Imana. Haleluya. Ndabizi ko hari iminsi myinshi yari ishize, ariko uyu munsi nawo wahawe agaciro mu maso h'Imana. Haleluya. Iri hishurirwa rero mfite ngo rimeze gute? Ni ukuri murabona uyu mwaka tuwumaze turi gusenga, uyu mwaka tuwumaze turi imbere y'Imana. Bamwe imvura yaratunyagiye, imvura y'imigisha, imvura y'ibibazo, imvura y'ingorane, imvura y'intambara, imvura y'uburwayi, twanyagiwe n'imvura nyinshi. Ariko turashima Imana, turashima Data wa twese. Haleluya. Ko uyu munsi tukiri mu buntu bwayo. Turashima nyiribihe ko uyu munsi tukiri munsi y'ibirenge bya Kristo. Rero ndashimye Imana, kandi ndayinezerewe. Ndashimye Imana. Haleluya.
ko itadusize ahubwo yahoze mu ruhande rwacu. Haleluya, 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 haleluya. Ndashima Imana ko ukwezi kwa mbere kwageze abarozi bakaroga, Imana ikadukiza. Ukwa kabiri bagahindura imiti, Imana ikadukiza. Ukwa gatatu bagacuragura, Imana ikadukiza. Ukwa kane imvura ngigwe, Imana iturinda gutembanwa n'imvura. Haleluya. Nuko ngo ukwa gatanu ibibazo byiyongere, Imana iraturinda. Ukwa gatandatu izuba riraza, Imana ibana natwe. Ukwa karindwi riramurika, Imana ntiyadusiga. Ukwa munane rirushaho, haleluya, Imana irushaho kutwigaragariza. Ukwa cyenda, haleluya, kugeze birahinduka, Imana ntiyaduhinduka. Ukwa cumi kugeze, haleluya, nuko Imana ikomeza ituba bugufi, iratubwira muhumure bana banjye, ibyifuzo byanyu byose ndabizi kandi ntago mbari kure, ahubwo niteguye no kubisubiza. Imana iturengere. Nuko ngo ukwa cumi na kumwe kugere, iratubwira mukomere, muzasoza umwaka amahoro, kuko ndi umurinzi wanyu, kuko ndi umutabazi wanyu. Nimwakirize inkomezi z'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo imigisha yose utabonye muri aya mezi yose maze gusobanura, ndagira ngo nkwibutse ko ibitangaza by'Imana utaronse muri aya mezi yose maze kuvuga. Humura, turacyafite Imana. Humura, haleluya, Imana igiye kubiguhereza muri uku kwezi kwa 12, kuko ntago twarangiza umwaka Uwiteka kuri mu mwenda. Uwiteka ntago yabuze icyo kwishyura. Uwiteka ntago yakubwiye imigisha atashobora kuguha. Uwiteka ntago yagusezeranije amasezerano atasohoza. Kandi Uwiteka ashoboye byose. Imana itugirire neza cyane. Imana yacu iturengere, kandi Imana yacu ikomeze iduhagararire. Nukuri Imana nyiramahoro yampaye ijambo rivuga ngo iki uyu munsi? Yampaye ijambo rivuga ngo amasezerano yose wabwiwe n'abahanuzi, ndetse n'intumwa, kuko Imana ntabwo ikoresha abahanuzi gusa. Imana irashobora gukoresha abahanuzi, irashobora gukoresha abavugabutumwa, irashobora gukora mu buryo bunyuranye, kuko yitwa Imana kandi ntihemuka. Nta n'uwayigisha imbaka mu byo yakoze. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko kuri uyu mwanya ibyaciye mu kanwa k'abahanuzi, ibyaciye mu kanwa k'abavugabutumwa, akanwa kose katuye umugisha kuri wowe. Ngubwire ngo ibyo ngibyo Imana ibisohoze muri wowe. Imana itugirire neza cyane. Amen, amen. Reka dusome iri jambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezechiel, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 26. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 44 ku murongo wa 26. Abahageze Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 44, turasoma ku murongo wa 26. Haranditswe ngo dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ari we ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasohoza inama z'intumwa ze, akavuga iby'imidugudu y'ab'Ibuyuda ati izubakwa, kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo. Abwira imuhengeri ati kama, nanjye nzakama imigezi yawe. Haleluya. 28 ari naho dusoreza. Kandi avuga ibyakuro ati ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo
nshaka byose, akavuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Imana itugirire neza cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ko ndi umukozi w'Imana, umugaragu wayo. Hari ibyo Imana yavuganye nawe inyuze mu kanwa kanjye, hari ibyo Imana yavuganye nawe inyuze mu kanwa k'abandi bahanuzi, kuko ijambo ryarambwiye ngo haracyari 7 bitarapfukamira Bayali. Rero mu 7,000 ntabwo nge ndi 7,000, ahubwo ngewe ndi umwe. Bivuga ngo hari 6,999 dufatikanije kugira ute gukora uyu murimo. Imana yacu turengere cyane. Ari ibyanyuze mu kanwa rero k'intumwa, ari ibyanyuze mu kanwa k'abahanuzi, niko ijambo ritubwiye aha 26 ngo Uwiteka ari ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasohoza inama z'intumwa z'Imana. Itugirire neza cyane. Ni ukuvuga ubuhanuzi bwose wakiriye, na babandi witaga ko bavangiwe, na babandi witaga ko bari mu mwuka, ibyo byose ubishyire hamwe. Kubera iki? Buriya mu minsi ishize nibwo nari kumwe n'umukozi w'Imana Vestina, turimo tuganira ku jambo ry'Imana. Ndamubwira ariko umukristo nta kosa yagize, naho umuhanuzi yavangirwa, ibyo ngibyo biza Imana n'uwo muhanuzi, kuko umukristo ntabyo azi. Ni intama, haleluya, aho yashyize ngo irishwe niho yarishije, ibyo yabwiwe nibyo yizeye. Ntabwo umuntu yatinyuka ahanura ati Ezechiel Imana imuhaye icumbi, koko Imana irabizi ko ndi umupangayi, ngewe ntabwo nzishyuza wa muntu kuko ni umuntu, ahubwo nzishyuza Imana yavuze. Ijambo ryarambwiye hara mu Bakorinto ngo nta muntu uriho umwuka w'Imana, nta muntu uriho umwuka wa shitani ngo wahishurirwe ikibi kuri wowe. Icyo nacyo kijya kibabera ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana agaragaza ibyiza. Imana itugirire neza cyane. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, ndabishimiye cyane kandi ndabakunze, ariko mbibutsa ko amasezerano yose mwahawe n'Umwami Imana agomba gusohora, agomba gushyika, kandi mukayabona. Imana itugirire neza cyane. Ahangaha turi mu kwezi kwa nyuma, ukwezi kugiye gusoza uyu mwaka wacu wa 2023. Sorry gato, ndabona hari warumpaye akamesaje arambwira ati Prophet mbabarire, ntuve kuri mikoro udasobanuye iki kibazo kuko mfite amatsiko. Ese koko nibyo abantu baserebura Christmas ko na mbere yasereburwaga? Dusobanurire. Yasereburwaga na mbere ya Yesu yavuka cyangwa ni nyuma yaho? Bimeze gute? Byatangiye ryari? Imana itugirire neza cyane. Karakanyuzeho, ariko bura guterana kwera niko bimeze. Niba tuvuga ijambo ry'Imana tutararikandagiye, mujye mureka turive inyuma. Imana iturengere cyane. Ndagira ngo mbonereho nawe kumusubiza kugira ngo dukomeze. Christmas ntago yasereburwaga mbere habagaho iminsi mikuru koko mu kwa 12, kubera mu bihugu by'i Burayi haba ubukonje ndetse ari n'igihe cy'umwero. Rero ntago basereburaga Christmas, ahubwo ngo bishimiraga, basereburaga ko ari igihe cy'umwero ndetse no kuba bari gusoza umwaka wabo amahoro. Cyane ko icyo gihe habaga amezi 13, ariko twewe uyu munsi tugira amezi 12. Imana iturengere cyane. Hanyuma Christmas kuyiserebura ntago byatangiye mbere ya Kristo, ahubwo byatangiye ubu ngubu nyuma ye amaze kuvuka. Imana itugirire neza cyane. Byatangiye mu kinyejana cya 4. Ibyo ngibyo bigaragara neza ku bantu basomye ibyo bita histoire de l'église. Byatangiye rero mu kinyejana cya 4.
niho batangiye kuwuserebura kirisimasi, kandi babiserebura ari uko yavutse. Yari ariho jisite, yari ariho. Rero nizere ko iki gisubizo cyawe gisobanutse kandi cyumvikanye neza. Imana yacu iduhane umugisha. Twari dukomeje n'ijambo rivuga ngo Uwiteka wanyuze mu kanwa k'abahanuzi, Uwiteka wanyuze mu kanwa k'intumwa, Uwiteka waciye mu kanwa k'abavugabutumwa, ntabwo icyo yavuganye nawe kizahera ukundi, ntabwo icyo yavuganye nawe kizabura agaciro. Imana yacu iturengere cyane, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Ndagusezeranya isezerano ry'umunsi ko Imana igutabaye kandi igutabaje imbaraga zayo nzima. Ndagira ngo nkubwire ngo komera kandi wihangane. Uku kwezi kwa 12 twinjiyemo ni ukwezi kw'imigisha, ni ukwezi kw'imbaraga, ni ukwezi kudasanzwe, ni ukwezi kw'amavuta, ni ukwezi ko gushima, ni ukwezi ko kunezererwa Imana. Humura, nubwo ibihe wabonaga birimo bigusiga, ariko humura, turacyafite Imana. Dufite Imana igukunda,